bavuga ngo twari duturanye na kanaka bose barapfuye barashize. Ikindi mwibuke yuko iyi ni intambara donc ni massacre bakoze zimaze iminsi, ariko murebe ukuntu zababaje bene wacu kubera impamvu z'ubuhunzi no kutagira igihugu. Abenshi muri bo bababaye ntibaranabohoka ngo bavuge, bamwe baracyacecetse, kereka bamwe mu bana batoya bagerageza kwisubiza cyangwa se kwiha akanyabugabo k'ikinyejana, barangiza bakagerageza kuvuga ibyo babonye nabyo batabonye neza, ba nyina na ba se bagiye bababarira kubera ari bo bashoboye kuvuga. Ariko uwagira ngo abo babyeyi baturike bavuge, mwakumirwa. Hari byinshi, ndabizi neza ko hari byinshi tutarumva byabereye muri za masakire zitandukanye, kandi igihe nikigera wenda twabonye igihugu ibyo bizavugwa. Ufatiye wenda kuri njyewe ndi umusavayvo wa masakire nyinshi, kubera ko njye naje mu Rwanda n'ubundi maze kurokoka hari muri 1996. Ni masakire yamenyekanye yiswe ngo ni masakire ya Mokoto, hariya ni iwacu. Mu bitabo by'aba bapfobya nka ba Muyaya banditse ko haguyemo abantu 750. Iyo ni masakire yabaye mu kwezi kwa gatanu ku itariki 12/9/96. Noneho iyo masakire irongera ikurikirwa n'indi masakire isa naho yabereye igicanga, yabaye mu mpera z'9/6 mu kwezi kwa 12 zishyira 9/7. Izo ni masakire zagiye ziba iwacu. Aho ababizi barabyibuka neza kuri iyi masakire yo mu kwa gatanu 9/6 ku itariki 12 ya Mokoto, yakunze kwitirirwa monasteri. Ni igihe abavuka za Gicanga, abavuka iwacu abanzi, njyewe ndi umwega, aho hakurya za Kibarizo hamwe mwakunze kubona haba intambara nyinshi, niho abahutu b'abahezanguni nyuma yo kuva Rucuro bamaze gutegura za Magirivi, niho baje kuyitegurira bayishyirira mu bikorwa. Abantu b'iwacu bose barahunga, sogokuru yari shefu hariya. Hanyuma abatutsi bari bahatuye b'Abega, Abatota bari bahatuye, n'Abasinga n'Abahima, bose yari population nini ihungira muri monastere. Bari abantu bajya kugera mu 5,000. Ndagira nkubwire ko dufite n'ibimenyetso, dufite abantu barokokeyemo, dufite abagabo uyu munsi bari Texas. Dufite umugabo bita Jacques batemye imipanga irenga 5 mu mutwe, n'uyu munsi aracyahari. Uwo ni uwaharokokeye, nanjye naraharokokeye, n'abamukecuru banjye baracyahari nubwo bari muri Kongo, ariko baraharokokeye, n'abandi. Nyuma yo kurokoka ubwo bwicanyi 9/6 mu kwezi kwa gatanu twaratatanye. Tumaze gutatana abenshi murabyibuka neza, hari abazanye n'imodoka za Laurent Nkunda yazanye muri icyo gihe, atabaje azana imodoka zo kugira ngo zijyane izo mpunzi, ariko zari imodoka za HCR zageze ku Mugunga. Ibyababayeho Imana niyo ibizi. Bari bagize ngo bahunge, ariko bavanwaga mu mamodoka, interahamwe zaramaze kugera ku Mugunga, bakavanwa mu mamodoka bagashyirwa hasi bagaterwa amabuye mpaka bapfuye. Abagore bakarepingwa, abakobwa bagashingwamo ibiti, abagabo bagakubitwa mpaka bapfuye, abandi bagafata ibisongo bakabishinga bakabashingamo mpaka bapfuye. Ibyo byose twari abana batoya, abenshi bari hano bari hejuru y'imyaka 30, ngira ngo twabirebesheje amaso nubwo twari batoya. Ibyo twarabirenganije. Abazi masakire zabereye Nyabibwe, twe ntabwo twahise duhunga icyo gihe 9/6, oya, twakomeje kuresista tujya za Nyabibwe, aho ni muri Sud Kivu. Tugezeyo abazi abandandi barigaragambije, baravuga ngo nidusubire iwacu i Rwanda. Mu by'ukuri nta nubwo twari tuzi Rwanda. Urugendo rwatubanye rurerure. Abahazi twaragiye tujya ahitwa za Mukwija n'amaguru. Tugezeyo batwima ubwato, abasirikare babagayo bitwaga ngo ni abakotinja, ababibuka nka ba Muzehe Mable na Baziravumera barabizi. Batwima ubwato, turongera turagaruka i Nyabibwe. Twafashe urugendo, bazi ruriya rugendo kuva i Nyabibwe kurinda winjiye i Goma, ni urugendo runini cyane. Namwe murebe igihe baharwaniye bakaba bataragira i Goma, wenda nubwo ari gisirikare ku gisirikare,
ariko ku mwana w'icyo gihe wari ufite nk'imyaka ine itanu, guhungana n'ababyeyi utari buhinguranye kumugunga, uri buhagere bakabatera amabuye, byari inzira y'umusaraba. Ntabwo byarangiriye aho, twaraje tugera ku mugunga, ubwo iyo nzira ndende ndayisimbutse. Twebwe tumaze kugera ku mugunga, habayeho ibyo ntari busubiremo hano, biteye agahinda kuri benshi, kandi barabizi benshi, iyi sije yo ntabwo nshaka kuyivugaho, ariko icyo ndi buvuge ndi bwihutire cyane, ni ukuntu twahitiraga mu nkambi cyangwa se mu kigo cya Kojonoki niko bacyitaga, n'uyu munsi kiracyahari. Nyuma yaho twaje kuvamo dukomeza mu nkambi ku mubano hari Gisenyi 96 n'ubundi. Iyo twahungaga twageze ku mupaka, baratubazaga ati ese murahunze, ko kari akavuyo k'abahunguka n'abahunga, abakongomani n'abanyarwanda bari barahunze kera. Bakakubaza bati ese urahunze, ntiyego cyangwa uratahutse. Iyo wavugaga ko utahutse bakubazaga iwanyu bakahakujyana, iyo wavugaga ko uhunze bakubazaga aho uturutse, bakahandika imyirondoro yawe, n'abo usize hakurya, niba hari n'abavandimwe bawe bahunze mbere yawe. Ibyo byose barabibazaga. Tujyanwa mu nkambi hariya i Gisenyi, mu cyahoze cyitwa inkambi yo mu Makoro. Habagaho inkambi ya mbere n'inkambi mubano wa mbere no ku mubano wa kabiri. Interahamwe ntabwo zarekeye aho, nyuma yaho haje kwiforoma inkambi ya Kibuye, aribwo batujyanaga muri koleje. Ariko ndabyibuka neza ko no muri koleje twebwe turimo 96 interahamwe zazaga gutera, ariko bagasanga turarinzwe. Twahawe imodoka za HCR, rwari urugendo rurerure ndasimbuka, tugera mu nkambi ku Kibuye, ngewe turahananirwa pe, muzehe harahananirwa, dusubiza muri Kongo. Twasubiye muri Kongo, tugeze ku mupaka dusanga intambara zatangiye, kubera ko habaga malariya nyinshi ku Kibuye icyo gihe, barabyibuka abantu benshi. Babyitaga ubuganga, ntabwo bari bazi malariya. Nyuma nibwo twagiye mu nkambi ya Mudende 97, tumaze kuyinjiramo twamazemo amezi make. Tumaze kugera muri Mudende, baratwishe uko bashoboye pe, uko bashoboye. Twapfushijemo ababyeyi, dupfushamo abavandimwe, tuvukana mu maraso, abandi bararaswa. Twumvise neza amajwi yabo bavuga yuko ari interahamwe, bo ubwabo babyivugira. Njya ntangazwa n'abantu bajya bandika bakavuga, kandi bamwe barokokeye muri izo nkambi muri Mudende, barangiza bakavuga ngo ni abanyarwanda batwishe. Ngewe ubwanjye n'amatwi yanjye nari nkiri muto, ariko niyumviye interahamwe ziza, ndanavuga n'amazina yazo, zimwe ndetse nzi n'aho ziba, hari izigihari, zaje ziririmba ngo ni ingabo za Yesu koko. Hari harimo uwitwa Nyirarukundo, ni interahamwe kazi yari yarabiyogoje, ngira ngo abarwanya intambara y'abacengezi baramuzi hariya muri za Giciye, muramuzi. Uwo mugore Nyirarukundo, hari harimo uwitwa Semasaka, uwo nguwo nawe yaje aririmba, bakajya babiteramo indirimbo. Hariho uwo bitaga umugore wundi bitaga Mukantaganda, noneho bakajya batera bavuga bati Nyirarukundo we, ngo Semasaka we, ngo Mukantaganda we, ngo tema Masaka. Twebwe twarabiyumviye ku mugaragaro, uvertema n'iminwa yabo twarabiyumviye bavuga. Nigeze mbona icyegeranyo Magdalene Bright yanditse, ndababara cyane, ari kuvuga yuko ngo yagombaga gukora investigation ngo akareba niba atari FPR yatwishe. Naravuze nti wa mugore wakunshyikiriza, hari igihe kizagera twebwe kuko tuza batwishe, tugakora operation zo kubahiga, kandi icyo gihe kizagera, ntabwo ari kera. Tugakora ama operations yo kubahiga, nka Nyirarukundo uri kwidegembya mu nkambi rwa Mwanja i Buganda, ari kumwe n'abo yiciye bongeye guhunga, akaba ajya agenda agafata ibiryo nk'impunzi, ari umunyarwanda, akaba ari mu nkambi Buganda. Nk'uwo nguwo rwose ntabwo yakagombye kuba ari mu bandi, ariko ajya yicarana. Ngewe enjo byatumye mfata urugendo njya kumureba kwa Mwanja mu nkambi, turicarana live. Ababyibuka barabyibuka, ngira ngo hano hari abana b'Abanyamurenge babizi, twari turi kumwe. Ndamwitegereza, ndamubwira nti ni wowe Nyirarukundo? Nti ni ngewe rwose. Ni wowe? Nti ni wowe watumaze muri Mudende? Arambwira ngo genda shango, namwe mwankotanyi mwe mwari mwatumaze. Niko ngiye yanyibwiriye. Abantu bagira urwenya
ariko njyewe nari nagiye mvuye mu nkambi Byumba ngiye kumureba byonyine ngo ndebe nuko asa uwo mugore we waramaze abana. Abo bose rero iyo bari kuvuga bagashyigikira yuko ngo tutishwe n'izo nterahamwe, njya mbareba nkabazunguriza umutwe kuko operation zizagera, tuzazikora kandi tuzazishobora. Igihe ni gitoya mwabagabona igihugu, ntabwo ari kera tuzakibona, kandi izo operation tuzaba tuzifitiye ubushobozi. Buri wese wagize uruhari mu kwica bene wacu, buri wese wagize uruhari mu kugambirira ibyo kudukuraho, kutumaraho, natwe tuzamwitura ibyo yashakaga kudukorera, kandi tuzabikora tubacira imanza. Imanza nizibahama tuzabahana nk'uko Isirayeli yagiye ihana abantu bayo babakoreye jenoside. Ibyo ntarengayobora niko bizagenda, nta n'uwabimbuza. Ibi ndongera mbivuge nisegure, ntawe nsaba imbabazi, nta n'uwo nsaba kubivuga kuko nta muntu untegeka kuvuga uko nababaye. Ntarengayobora, umuyobozi wese uzaba uhari agomba kuzumva iki kintu, kuko natacyumva azaba yikururiyeho amaraso atazashobora gukemura ibibazo byabo. Niko bimeze, ntarengayobora. Nyuma yaho tumaze gupfa 9/7 twaguye imudende mu ntambara ebyiri zose zikurikiranye, imwe iba mu kwa 8 indi iba mu kwa 12. Nyuma y'icyo gihe twahise tuja Ntamira, biza kuba muri uko kwezi kwa 12 n'ubundi twahise batwimura, turaza tuza mu nkambi Byumba, aho twatangiye ubuzima bushyashya bwari burimo ubwoba bwinshi, turindwa n'inkambi z'abasirikare. Abahazi barahazi, ngira ngo nuko Sakira atari hano, ariko hari benshi twabanye mu nkambi nk'abamugwiza n'abandi. Ibyo bibuka ku buryo twari twarahahamutse, aho nyanibuka kera abana bagaragambyaga, bamara kwigaragambya bakigira ibyihebe pe, bakarwanisha amabuye n'abaturage. Iyo bibeshyaga gusa hakagira agakoma, byari ibintu bibabaje bitangaje, ubona abana barabaye ibyihebe. Abantu bakomeje kugenda baba abantu uza n'uyu munsi turacyariho, kandi turi abagabo, turishoboye, turitunze, nta muntu n'umwe dusabiriza, turikorera, abandi bakorera abandi, ariko tumeze neza, mbishimira Imana. Rero iyo bazanye ngo ni Genocoste hariya, bari bazi neza ko iki kintu kizaba. Iyo ufashe bigeze 2004 niho masakire ya Gatumba yabaye. Ndabyibuka neza, 2004 twari turi ku ishuri, abana b'Abanyamurenge twiganaga, mbona bamwe ntago baje kwiga, arangije nk'ejo ngiye kubasura barambwira bati bene wacu babamaze. Bantekerereje bamwe abavandimwe abo baguyemo, yari amarira. Twari duturanye, abahazi barahazi mu mudugudu, yari amarira masa yari imiburo. Ababyeyi bararize, abagabo bararira, abana bararira, twese dufatanya amarira. N'uyu munsi rero niyo mpamvu nshishikariza benshi muri twebwe, ntabwo ari bose, benshi muri twebwe bumva yuko tugomba kunamira abacu twese hamwe, bagomba kuza tukifatanya mu kiriyo, nk'uko mu cyunamo, nk'uko abantu bacu bari ab'agaciro, kandi tugomba kubunamira. Ntarengayobora, niba isi yarabishe ntihagire uvuga, uyu munsi bakaba bajya babihindura politike, bakayigira politike yo kwica, ntawe dufite wo kutuvugira. Hanyuma bakagerageza kutwereka ko twebwe tari abavictime. Blinken yaje kwandika, akandika ngo ni ubwicanyi bw'abahutu n'abatutsi n'abatwa. Come on, ibyo byaratubaye, yabivuze kuri jenoside yo mu Rwanda, ndetse n'ubu bwicanyi ntajya bwemera. Hari icyegeranyo nahoze nsoma kare, bavuga yuko ngo mu Gatumba ngo hataguye Abanyamurenge gusa, ngo ahubwo ngo hari n'Abarundi ngo baguyemo ngo b'abahutu. Ibaze guhuza icyo kintu, mu by'ukuri ni ikintu kibabaje kandi giteye agahinda. Rero mwabavandimwe mwe, iyo aba bene wacu twita bene wacu, leswandi za bene wacu bahagaze bagapfobya, umuntu agahagarara agapfobya, mwaje kumubona mwarangiza mukabona arahagaze nawe afite abe baguyemo akabapfobya, burya siwe umutima wamaze gupfa. Hari uwitwa Nyamuhombeza, yajyaga avuga ngo ubwenge bwavuye mu mutwe ngo bujya mu nda, ngo n'amabyi ava mu nda ngo ajya mu mutwe. Niko bo bameze. Ntabwo ari ukubatuka, I'm sorry, ariko ngewe niko mbabona, kubera ko bamaze kuba ibiti, imitima yabo irarwaye, ntabwo bagikabakabwa, nta n'icyo bibabwiye, they don't care ku byabaye kuri bene wacu. Kuri iyi Genocoste bavuga, mu by'ukuri iki ni ikinyoma, tuzahora.
ibi we ntawe mbisabira imbabazi, ndongera nisubiriremo, tuzahora ababigizemo uruhare bose mu guhimbika ikinyoma harimo abagikwirakwije gituma bapfubya ubwicanyi bwacu bwadukorewe, bigatuma bareba umunsi hazaberaho icyunamo cya bene wacu, barangiza akaba ariho munsi bategura kugira ngo bapfobye icyunamo cya bene wacu, barangiza bakabura n'umuntu n'umwe waguye muri iyo Genocoste yabo bavuga. Birababaje, nta muntu n'uyu n'umwe wigeze ugwa muri iyo Genocoste bavuga, n'uyu n'umwe, nta muntu n'umwe twigeze tubona atanga ubuhamya ngo ahagarare ngo bamwiciye abantu. Icyo akora, ngewe nabonye umuhema wabuze abana batanu icyarimwe, abura umugore, umwana wari wakomeretse agenda amufashe, agezemo hagati arapfa, amaze gupfa amuta ku nzira. Namubonye ari gutanga ubuhamya imbere ya Gisegeti, Gisegeti atari gukabakabwa no ku mutima, ahubwo ari gutumbira gusa, ari gutumbira gusa areba, wagira ngo nta cyabaye. Ni ukuri birababaje kandi biteye agahinda kubona ibi bintu bibaho. Nta ntambara yigeze iba ngo ibura abo yica, nta jenoside yigeze iba izwi ku isi ngo ibura abo yica, kereka jenoside imwe nabonye y'impimbano yahimbwe na leta ya Kinshasa n'umugabo bita Charles Leonana. Ni ukuri ndahiye imbere y'Imana, nimba nkiriho azabyishyura, kandi ibi bintu ntabwo ari njye nyine ubifite, nuko ari njye ubisohoye. Agomba kubyishyura ibi bintu yakoze uriya munyakameruni, ukuntu yanditse agahimbika inyuma, uwo ari we wese wabikoze agomba kubyishyura. Undi witwa Denis Mukwege agomba kubyishyura. Ntabwo ndi kunyenyekeya ngo gerageze ngo mfate meme ngo wenda ngo hari ukuntu ngo nge ntawe nsenga, ntawe nsaba imbabazi ku bwicanyi, ntawe. Abantu bagize uruhare mu kwamamaza iki kintu, hambere ni Denis Mukwege muri raporo mapping yanditse y'ikinyoma, nayo atasomye yaguze n'abantu bayanditse, ahubwo ishinja leta ya Kinshasa kubera ko abakongomani hafi ya bose bagendera mu bujiji n'ikigare, bahita bemera ngo birimo. Ariko abasomye raporo mapping ifite abishyiramo mu majwi, kandi barahari, kandi ni leta ya Kinshasa, ababikoze barahari. None abo umugabo bita Charles Leonana wakoze ibi bintu nawe akandika ngo 10,000 ibihumbi 10 by'abantu, miliyoni 10 z'abantu ngo zarapfuye, bamubaza imbere y'itangazamakuru ngo twereke ngo twereke aho abo bantu bashyinguye, yaravuze ngo namwe muzajye kuhashaka. Mwumva icyo gisubizo, ngo namwe muzajye kuhashaka. Abakongomani bo ubwabo ntibazi ngo abo bantu bashyinguye, abakongomani bo ubwabo nabo barabishidikanya. Charles Leonana arabyanditse, babishyize mu bikorwa, baramushimiye. Ni ukuri tuzabimwishyura, icyaha ni gatozi, tuzabimwishyura. Imana izamfasha arambe, ariko nzi neza ko igihe kizagera tuzamucira imanza kandi azabibona. Iyi ni promesse mbahaye, kandi nawe muhaye azabibona. Igihe kizagera kirekire, ibi azabyishyura. Ikindi kintu mvuga nuko ntabwo wamena amaraso y'inzirakarengane ngo bikugwa amahoro, ntibishoboka. Kandi buri gihe iyo umuntu avuga ukuri kurivugira, niyo uvuga ikinyoma kiragutamaza. Ndabaho urugero, wenda ngeze kuri update kuko iki kintu ndagisimbutse nkivuyeho. Ni ukuvuga ngo namwe murebe ijambo rya Lawrence Kanyuka, aho yari ari kuvuga yuko twebwe tutigeze twanga na gato imishyikirano, ko kandi aho byaturuka hose bizanye imishyikirano, bizanye amahoro, twebwe twabyemera. Akanavuga yuko twebwe tutajya dutera, ahubwo FRDC igiprofita igihe cy'agahenge, yarangiza ikisuganya kugira ngo dutere. Murebe ibyabaye uyu munsi, mubirebe, baduteye kandi ngo ubwo twari turi muri ceasefire, namwe ibyo murabizi mwese. Ariko mureke mbabwire uduce twarekipeye, tugahita tuturekipera ku buryo budasubirwaho. Wenda M23 ntirabitangaza, ariko nzi neza ko izabitangaza vuba aha ngaha. Namwe mutekereze kugira ngo turekipere. Baduteye muri utu duce dukurikira: ahitwa za Kiseguro, bajya bahita ki, sinya nshaka gukoresha iri jambo ryabo ngo ki, ni Giseguro, ntago ari ki. Ibi ni ibintu bajya bashaka kutujijisha ngo bahindure amazina y'aho tuvuka, barangiza bakandika bakabigira ikindi kintu. Oya, ni Giseguro, ni Nyabanira, ntago ari Kasave, ni Gasave, ntago ari Nyakahanga, ni Nyagahanga,
ntago ari Katwiguro, ni Gatwiguro. Aho hose mbabwira twamaze kuhafata kandi aribo baduteye. Ni ukuri hari muri eneo za leta, nibo bari bahafite, nibo bari bameze neza, bari gukontorora utwo turere twose. Kuvuga ngo ni Giseguro, ni Nyakabanira, ni Gasave, ni Nyagahanga, ni za Gatwiguro, aho hose twamaze kuharekipera. Ni ukuvuga ngo iyo baduteye twebwe twirwanaho, nk'uko umuvugizi yabivuze mu mugoroba washize, twamara kwirwanaho naho bagize ngo bari bafite tukahabaka, bakojeje isoni shefu wabo Blinken, interahamwe mugenzi wabo, shefu wabo Blinken, interahamwe mugenzi wabo, ujya wirirwa bashyigikira, yarangiza akavuga ngo ubwo ngubwo ngo bizatungana, akandika akanashishimura ikaramu akandika. Babakojeje isoni koko, radari zabo zirareba na satelite zabo zirareba. Ngira ngo noneho barebye batangije intambara. Ubu n'ubwa kabiri mu byibuke, ku itariki 7 z'ukwa gatatu mu 2023, n'ubundi twari dufite CCLF, murabyibuka, nibo babaye abambere bo kongera kuviyora CCLF, murabyibuka, igihe abana bari badeporovinze za Mushaki, murabyibuka neza. None uyu munsi ndagira ngo mbabwire ko abari batekereza yuko hari icyo amasezerano ya Rwanda ashobora kudukoraho, ntacyo, nta na kimwe. Abari batekereza yuko twebwe nka M23 dushobora gusubira inyuma, ntabwo dushobora gusubira inyuma, byararangiye. Mwibuke ijambo Afande Nzenze yigeze avuga bari Kibumba, arongera risubiramo bari Rumangabo, bari gutanga twa duce. Yaravuze ngo aha hantu ntabwo twahabonye for granted, twahabonye hatanzwe amaraso y'abana, abasore n'inkumi, twabize ibyuya, turahabahaye nk'ingabo za East Africa. Ariko ko tuhabahaye ingabo za FARDC nizihirahira zihajya, niko tuzahisubiza. Nizigerageza zikakoresha imbaraga, tuzazikoresha. Ndetse bavuga yuko zitemere no kuhakandagiza ikirenge. Niko byagenze, mwarabibonye. Abarundi byagezemo hagati baraduhinduka ku Mushaki, murabyibuka, baretizahirwa bagenda n'abandi. Ibyo ngibyo n'amateka yabaye passé, n'impunzi zitwikirwa ikirorirwe ku nturo. Nukuri biratubabaje kandi byaratubabaje. Ikiza kirimo kimwe nishimira, nuko bene wacu ntibapfa, bahora bazuka buri munsi. Twishimira ko twebwe dufite umutsi wo guhangana, twishimira ko twebwe udashobora kutwica buherere. Abasigaye ku isi bagomba gusavayivinga kandi bagatuza abasigaye. Ni nayo mpamvu mwabonye ndashimira abagabo bakomeje kwiyemeza bakitanga hano kuri Space, bakadushyigikira ku gikorwa cyo kubaka amashuri. Nukuri nubwo kitararangira, mwarakoze, Imana izabaho umugisha pe, mbikuye ku mutima, mwarakoze, Imana izabaho umugisha. N'abandi bashaka kugitera inkunga, mu gitera inkunga. Ni ngewe binyuzwaho n'amanzi, nta wundi muntu wemerewe kubasaba amafaranga, n'abo bagabo babiri. Dufite indi komite dukorana no kuri tele, ikagenda direct tukageza y'amafaranga. Dufite team ishinzwe gukurikirana ibyo bintu, amafoto birakorwa akazanwa, hanyuma akajya kuri groupe duhuriyeho. Twohereje delegation yo kujya kuhasura mbere yo kubaka amashuri. Twabonye abantu, sindi bavuga amazina, baduhereza ibiti byo kubaza imbaho, barabiduhereza for free. Uyu munsi twabonye abantu baduha imashini zo kubaza imbaho, kubera ko twashakaga ko abana batangira mu kwa 9, kandi bazatangira, nta kizabibuza. Iyi ni project y'ibihumbi 43,100, sindi kwibuka umubare neza, ariko n'utundi turengaho. Kandi tuzi neza ko tuzayikora nta gikuba kiciyemo, kandi zaba successful. Abasenye ikirorirwe, bagatwika amashuri, bagatwika insengero, bagatwika amazu yaho, ndagira ngo mbabwire ko mugende mwibagirwe. Uyu munsi turi kongera kuhubaka bundi bushyashya. Bagabo bene data, bashiki banjye, abasaza baraha n'ababyeyi, mumenye iki kintu, mugifate mu bwonko. Utwica ashaka ko tumarana twebwe ubwacu, kandi afatanyije na bene wacu kutumara, bamwe muri bene wacu. Ariko twebwe tuzi ko duhagaze neza, dukomeze duhagarare, twirinde ikintu cyaducamo kabiri, tuzakomera. Reka mbabwire ikindi cyanyuma kugira ngo nsoze. Nabonye abagabo babagira neza tigeze mbona ku isi. Hano kuri Space nahavanye abagabo b'imfura,
tujya duhamagarana tukavugana tukaganira nk'abavukanye. Nahabonye abagabo barwana ishyaka pe, kuva kuri A kugera kuri Z, barwana ishyaka b'abanyeshyaka udashobora, badaterwaho abandi, batagurwa ngo bagurishwe, b'abagabo umuhamagara mukajya inama, mukajya debate, mugashwana, mugafunga telefone, mukavuga muti dusubike ikiganiro tuzongera tugisubire hejuru, ntabwo turakibonera igisubizo. Ejo mugacumbura, mukongera mukagishwanira, mukakivugana, kugeza igihe mucyemeranijeho, mwamara kucyemeranya mukagikora, kandi n'abagabo pe ndabashimira, nirinda kubavuga mu mazina. Ariko abana nshimira ni abantu bagiye babona badashobora gufasha imiryango yose, agafata abana bake bo mu mpunzi, agafata nk'abana 2-3, akavuga ati njyewe sinishoboye, ndi umunyarwanda, ndi umurundi, ndi umuganda, ndi umutanzaniya, ndishyurira abana 2 mu ishuri, mbashyire mu ishuri batazaba bamayibobo. Mwabagabo mwe muzikomera amashyi, narabakunze, Imana izabaha umugisha. Abandi ni abatanze ibyabo. Twabonye umuntu waduhaye icyuma, imashini yo gukora amatafari, murayizi, yo gukora amatafari, yayindi igikora amatafari agasohoka automatique agahita ajya kubaka. Nuko igihe cyari cyaturenze, abantu batanga suggestion ko dukoresha amatafari, turavuga ati oya, reka tubanze dukoresha imbaho, kuko biri urgence abana babanze bige. N'uyu munsi iyo mashini iracyarahira pending, irategereje ko ari amashuri abana ne batangira kwiga bazayiduha, tukubaka andi mashuri meza ari quality. Ikindi kinejeje ni umugabo witanze amafaranga agera muri miliyoni, ni benshi bagiye bitanga, benshi, ariko reka muvuga uyu mugabo, simuvuga izina, ni ukuri yaranshimishije. Yatanze amafaranga angana na miliyoni y'amanyarwanda, atuye mu Rwanda. Amaze gutanga ayo mafaranga aranatubwira ngo ntabwo ntanze miliyoni gusa, muzubaka amashuri, musigaho nzashyira pano soleil, mbemereye pano soleil mu mashuri yose muzubaka, ndazibemereye. Nukuri njye yarampamagaye, tuvugana nk'iminota nka 30, turongera turacumbura, nari ndi mu kazi, turongera turavugana, arambwira ati muhire, mwebwe mwubaka amashuri, ibya pano soleil mubindekere, nzabikora ntawe nsabye inkunga, Imana izaguha umugisha. N'abandi rero niyo mpamvu mbikomojeho nkavuga nti ntabwo tuzapfira gushira, abazasigara bazakora revenge inyuze mu mategeko kandi nziza, icira iteka abashakaga kutumaraho bakiriho. Inzi neza ku myaka yanjye Imana intije uburame, Sharirona ntarasaza, Imana nintiza uburame, Mayanga ntarasaza, uriya mureba, Imana nintiza uburame, Rugayi wenda azapfa mbere yanjye ejo bundi, kubera ko ni igisaza kirashaje cyane, na cya Mayanga wenda kizapfa ejo bundi. Ariko iyi Imana izadufasha bakaba bakiriho, tukazabacira imanza, kuko izo masakire zose mwumva zagiye ziba, iya Mokoto irirangajwe imbere na Mayanga na Rugayi, abo bari muri leta ya Kongo, n'abandi nkabo. Namwe ntimubuza abandi muzi abagiye bamasakira abanyamurenge iriya hepfo, bakagenda bakabica, bakabamara kugeza igihe babaciye n'amabere, ababyeyi. Ariko nta bantu bajya bambabaza nka bene wacu tuvukana mu nda, bajya bagenda bakifatanya n'ikibi, bakaba bene se wa Satani, bakumva bari proud no kuba bene se wa Satani, bakagenda bakifotoreza Kinshasa, abana b'uburanga rwose ubona yuko badashidikanywaho, maze bakumva bari proud no kuba bahagaze Kinshasa ku babamaze. Uyu munsi mwatebyaga mukavuga ngo ngo mbi Kinshasa bazibuka batese, ntabwo bashobora kwibuka, kuko banabipimye bakabigerageza. Nuwazana iyo ide muri bari abayobozi, nubwo abafite ku mutima agahangara akabizana, yararapfuye. Nicyo navuga. Murakoze, ubumwe bwacu imbaraga zacu, kandi tuzatsinda. Murakoze. Urakoze cyane Muhire, naringize ngo Genzo yakomerejeho, ariko ndabona yongeye gusa n'ufunze mikoro. Arakoze Muhire ku